Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ugushimwa no gusingizwa nta wundi bikwiye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imishani biguri kandi sakari kumwe Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bagaragu b'Imana, turakomeje ubuvuzi bwacu, ubuvuzi bw'imwe Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi, aho tugeze kuri hadithi y'ijana na 23 ituganiriza ku bigendanye n'umuti wa Zamzam, nkuko Imam Diyauddin al-Maqdisi yagize ati: dhikr ma'u Zamzam wa annahu shifa'u lis-suqm. Ibyavuzwe ku mazi ya Zamzam ko ari umuti. Ni hadithi akesha Abi Dharr radiyallahu anhu ko rimwe Rasul sallallahu alayhi wa sallam yamusanze Maka, aramubaza ati: mundu kam wa anta hahuna, umaze igihe kingana iki ahangaha? Aramubwira ati: maze iminsi ikabakaba muri 30, hafi iminsi 40. Abi Dharr yamaze iminsi ngahe? 40. Qultu na'am. Aramubaza ati: fama kana ta'amuka, ese niki nirihe funguro wari ufite, niki cyakugaburiraga, waryaga iki? Aramubwira ati: ya Rasulallah, ma kana li ta'am, ntacyo nagiraga cyo kurya, wala sharab, cyangwa se cyo kunywa, illa ma'u Zamzam, uretse amazi ya Zamzam. Ariko igitangaje nuko amazi yagiye antera umubyibuho, ngenda ngira ibigango, inda iraguka, wama ajid ala kabdi sakhfatun ju', kugeza ubwo sinigeze niyumva na rimwe nacitse intege kubera inzara. Rasul sallallahu alayhi wasallam aramubwira ati: innaha mubarak, nibyo ni amazi y'umugisha, wa hiya ta'amun tu'm, kandi ni ibyo kurya, wa shifa'u suqm, ni n'umuti uvura indwara zitandukanye. Iyi hadithi ni hadithi sahih iboneka mu gitabo cya Imam Muslim. Aya mazi mwumva, aya mazi ya Zamzam yakorewe experience zigiye zitandukanye. Nge iyo nabonye n'amaso yanjye ku mukozi dukorana muri Masjid Nabawi, yakoze experience cyangwa se yari afite ikibazo cy'indwara zo mu nda zitandukanye, afite n'umubyibuho munini, ashaka kugabanya ibiro. Yanyoye amazi igihe kingana nk'ukwezi kose, amazi gusa, nta kindi kinashira mu nda. Rakubwira ngo iyo bigeze mu minsi 21, minsi 21, urumva ko taban umuntu unywa amazi nta kindi kintu yituma. Iyo bigeze mu minsi 21 kuzamura, 20 kuzamura, gutungurwa rimwe na rimwe no kujya muri toilette ukituma umwanda usa nk'umukara cyane, umwanda usa nk'umukara cyane, ukajya wituma, ariko ukituma ibintu bisa nk'umukara. Bigaragara ko nibyo bintu by'uburozi cyangwa se ibintu, indwara indwara nyinshi zigiye zitandukanye, mikorobe bari mu nda abasohoka. Aya mazi rero ni igitangaza, nkuko yabonetse ku gitangaza cy'intumwa yacu Ismail alayhi salam mu mateka mwese muzi ya Ibrahim alayhi salam, yasigaga umufasha we Hagar. Amazi rero ni amazi y'umugisha, nubwo bwose rimwe na rimwe usanga abantu b'iwacu tutayubaha bikwiye, ariko usanga mu bindi bihugu by'Abahindi, by'Abapakistan, mu bihugu by'Abarabu, Zamzam ni amazi cyane. Ko Rasul sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati: Zamzam lima shuriba lahu, Zamzam ni icyo uyinywereye. Urugero, niba uyinyoye ufite ibibazo ugasoma idua, Allah subhanahu wa ta'ala arabikiza, ariko ufite yaqini, ufite icyizere ko Allah subhanahu wa ta'ala ari bugusubize. Niba ufite uburwayi, Allah subhanahu wa ta'ala aragukiza. Ariko aya mazi tuyafate nk'amazi y'umugisha, nk'uko Rasul sallallahu alayhi wasallam abivuga: innaha mubarak, ni amazi y'umugisha, wa hiya ta'am, kandi ni ibyo kurya.
byumvikana wabuze ibyo kurya ushobora kunywa zamzam, ariko cyane muri ibi bihugu ikunze kuboneka ku bwinshi. Ntabwo wanywa agacupa, ntabwo wanywa agafuniko k'icupa ngo wumve ko wanyoye zamzam. Zamzam rero ni umuti utakagombye kubura mu rugo rw'umuyisilamu. Ubundi zamzam, habati sauda n'indi miti twagiye tuvuga, udel hindi, igikakarubamba, iyi ni imiti umuyisilamu atakagombye kubura mu rugo rwe, nk'uko twagiye tubivuga muri hadithi z'umwimana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Aya mazi rero ibyo ni byo byiza byayo. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha ibi byiza kubikoresha, tukumva ko imvugo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam agiye yavugaho ko ari ukuri, nta gushidikanya kurimo. Naam, turakomereza kuri indi somo bidusaba guhumeka igihe urimo kunywa, kuruhuka. Yani ntabwo umuyisilamu mwiza ugendera kuri adabu k'umuco Rasul sallallahu alaihi wasallam yatwigishije anywa ingunga imwe, nk'uko byagaragaye muri hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, tubwira ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanaffasu fil ina, mujye muhumeka igihe muri kunywa, thalatha, inshuro eshatu. Tanaffasu fil ina thalatha, mujye muhumeka igihe muri kunywa inshuro eshatu. Yani uranywa ukavanaho ukongera ukanywa, ukavanaho ukongera ukanywa, ukavanaho. Fa innahu ahna wa amra wa abra, kubera ko nibyo bimara inyota kandi ni nabyo bibarinda ingaruka, bibarinda kuba hari ikibazo mwahura nacyo muri uko kunywa kwanyu. Bimara inyota, biha umuntu ubuzima bwiza. Ibi byose ni ibyo Umwimana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yatwigishije. Ni n'ikimenyetso cy'uko idini ryacu ryaje ryigisha agato na kanini. Niyo mpamvu umwe mu Bayahudi yagize ati allamakum nabiyukum hatta al-khala, rimwe Imana yabigishije, n'umwe yanyu yarabigishije kugeza ubwo yabigishije no kujya muri toilette. Naam, iri dini rero ryaje ryuzuye, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nta yindi mpamvu yo koherezwa kuri Umwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam uretse kuza nk'impuhwe kuri twe. Ibaze umuntu kwigisha akakwigisha n'uburyo ugomba kunywa kugira ngo amazi atakuniga.